Pasika ni ijambo rikomeye n'ubundi iyo tugiye kuvuga Pasika n'abayizihiza ku ruhande rw'abakristo bitwibutsa ipfa n'izuka rya Yesu. Yego. Hanyuma ku bijyanye n'iryo jambo aho rikomoka, ntabwo Pasika ari iy'abakristo gusa, ahubwo Pasika uyireba mu isezerano rya kera mu bayuda cyangwa se abayahudi. Bivuze ko ari umunsi mukuru wizihizwa mu bakristo ndetse no mu bayahudi. Ndetse no mu bayahudi. Ariko ushobora kuba usobanura ibitandukanye kuri ibyo byiciro byombi. Usobanura ibitandukanye muri ibi byiciro byombi. Ubundi iyo tuvuze Pasika biba bivuze urukundo rw'Imana yagiye igaragaza guhera yari mu muntu. Hari ikintu gikomeye numvisemo hano. Cyambere numvise nuko Pasika ishingiye ku rukundo rw'Imana. Ariko mu ngero eshatu cyangwa mu busobanuro duhaye, mbonye aho Pasika yagiye igaragara, mbonamo ikintu gitangaje, yuko ubugingo bucunguzwa ubundi. Yego. Adamu akimara gucumura, ubugingo bwe bwari bugiye mu kaga, kuko yari yarabwiwe ko narya ku giti Imana yamubujije azapfa. Yego. Kugira ngo ubugingo bwe bucungurwe, Imana yatanze inyamaswa, ubugingo bw'iyo nyamaswa bucungura ubwa Adamu. Ubugingo bucungura ubundi. Mu gihe cyo mu Egiputa mu Misiri, ubwo Abisirayeli bari mu bubata bwa Farawo, kugira ngo bacungurwe, hatanzwe ubugingo bw'intama cyangwa ihene. Ubugingo bucungura ubundi cyane. Hanyuma mu gihe cya Yesu cyangwa se mu gihe noneho iyo twizihiza nk'abakristo, kugira ngo ducungurwe, habwombye kumeneka amaraso ya Kristo. Ubugingo bwe bucungura ubwacu. Numvise ari ikintu gikomeye, ni urukundo rw'Imana, ariko kandi kugira ngo ubugingo ducungurwe cyangwa se habeho gucungurwa, habeho ikiguzi gikomeye cyane, ikiguzi cy'amaraso, ikiguzi cy'ubugingo. Bakunze umushinga TV, turabasuhuje. Bagarutse kandi kugira ngo tuganire nk'uko mubimenyereye, tubafitiye ibiganiro byiza bisesenguye bicukumbuye, ariko kandi tunabagezaho amakuru anyuranye. Uyu munsi rero muri kumwe na Ndamukunda Jean Pierre nk'ibisanzwe, hamwe na mugenzi wanjye nitwa Ntakirutimana Vincent. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nibutsa abadukurikiye yuko Ntakirutimana Vincent turi kumwe ari impuguke mu bijyanye n'iyobokamana, akaba ariyo mpamvu muri uyu mwanya ngira ngo tuganire kuri ibi bihe turimo. Ibihe turimo ni ibihe bikomeye ku bantu bagendera ku myemerere ya gikristo. Ibi ni ibihe twibukamo cyangwa se twizihiza umunsi ukomeye, umwe mu minsi mikuru y'ingenzi, umunsi wa Pasika. Vincent, Karame ndamuko. Pasika ifite ikintu ivuze ku bakristo, ariko ngira ngo hagendeye ku mateka yayo, ubanza atari umwihariko w'abakristo gusa. Hari icyo mwabibwira ko abakurikiye umushinga TV? Murakoze cyane Bwana Ndamukunda. Tugiye kuganira ku nshingano cyangwa se ku kiganiro gikomeye kivuga kuri Pasika. Niyo mpamvu nifuza ko tubanza tugasenga. Nibyo, ni ikiganiro cyo mu rwego rw'Iyobokamana, kandi biba byiza iyo tubanje gusenga kugira ngo imitima yacu ihugukire iby'ijuru, twumve kandi dukurikire neza ibyateguwe. Munyemerere dusenge bakunzi mukurikiye umushinga TV. Turabushimiye Mwami Imana yacu, turabushimiye ko warinze buri muntu wese, ari aba badukurikiye natwe tugiye kuvuga, ukaba ugiye kubana natwe muri byose, ukaba ugiye kudufasha ikiganiro tugiye kuvugana nabo cyangwa kuganira nabo. Uze ubane natwe, uze udushyigikire, kandi buri muntu wese yumva ikiganiro kivuga kuri Pasika umuha imbaraga kandi umugiriye neza, cyongere kumwubaka bundi bushyashya. Icyoro kibi cyawe Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Ibyo rwose Imana iguhe umugisha, kandi n'abadukurikiye bose bahabwa umugisha. Mwakoze cyane. Turi mu minsi rero
ya pasika nk'uko twari tumaze kubivuga. Mm. Ni iminsi wenda ngarutse ku mwihariko w'abakristo, Mm. ni umunsi wibukwaho ikintu mu buryo bumwe kibabaje, mu bundi buryo kinejeje. Mm. Ni umunsi wibutsa urupfu, ariko ntabwo ari urupfu gusa, kuko muri urwo rupfu hakurikiraho ihambwa ariko hakaza n'izuka. Mm. Ni ukuvuga ngo rero niba ari umunsi wibukwamo urupfu ubwabyo birababaje, ariko kuko urwo rupfu rurimo intsinzi ishingiye ku muzuko, ari nayo iganisha ku gucungurwa kw'abantu, bigahindukira kandi bikaba binejeje. Mbese nagira ngo tutarinjira wenda mu bijyanye na pasika neza, Yego. nari nkomojeho mu kanya yuko pasika ari umunsi utari umwihariko w'abakristo gusa, ahubwo ari umunsi usangiwe cyangwa uhuriweho n'imyemerere cyangwa se imyizere itandukanye. Mm. Dusobanure neza kuri ibyo bintu. Urakoze cyane Bwana Ndamukunda, ndetse n'abadukurikiye bakurikiye Umushinga TV aho bari mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Pasika ni ijambo rikomeye, n'ubundi iyo tugiye kuvuga pasika n'abayizihiza ku ruhande rw'abakristo bitwibutsa ipfa n'izuka rya Yesu. Yego. Hanyuma ku bijyanye n'iryo jambo aho rikomoka, ntabwo pasika ari iy'abakristo gusa, ahubwo pasika ubireba mu isezerano rya kera mu bayuda cyangwa se abayahudi. Bivuze ko ari umunsi mukuru wizihizwa mu bakristo ndetse no mu bayahudi. Ndetse no mu bayahudi. Ariko ushobora kuba usobanura ibitandukanye kuri ibyo byiciro byombi. Usobanura ibitandukanye muri ibi byiciro byombi. Ubundi iyo tuvuze pasika biba bivuze urukundo rw'Imana yagiye igaragaza guhera yarema umuntu. Ubundi mu rukundo rw'Imana dusangamo Adamu na Eva ubwo bamaraga gucumura, bamara gucumura bagakora icyaha, Imana ikica inyamaswa ikaboboheramo uruhu rwo kwambara. Yego. Uruhu rwo kwambara rero rusobanura urukundo rw'Imana yabahaye kugira ngo bahishe ubwambure bwabo bari bafite. Hanyuma tugeze iyo yaba ari pasika rero igaragaza urukundo rw'Imana ku bantu. Tugeze rero kuri ku bayahudi nk'uko twari tubivuze, iyi pasika turimo twihuta yagaragaye mu gihe Abisirayeli bari barimo bava mu Egiputa, bendaga kuva mu Egiputa. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo mukore pasika muzajya muhora mwibuka, kandi muri uko kuyikora kwari ukubaga umwana w'intama cyangwa se umwana w'ihene, bakarya inyama zabyo cyangwa se izo nyamaswa, ihene cyangwa se intama. Amaraso y'ibyo bikoko cyangwa se y'ayo matungo bakamwijagira ku miryango yabo, kubera yuko cyari ikimenyetso gikomeye Mose yarahawe n'Imana kugira ngo bahite bimuka. Ibindi byose byari byatambutse, ibimenyetso Mose yari yakoze imbere ya Farawo, ariko kuri icyo kimenyetso cy'abana b'Isura bagombaga gupfa ba Egiputa, ariko Abisirayeli bakaba bazima. Noneho muri uko kurokorwa rero kw'abana ba Isirayeli, icyo kimenyetso cy'uko kurya n'ayo maraso bashyize ku nkomanizo z'umuryango, marayika yagombaga kuhaca akabanyuraho. Bivuga ngo pasika ni Passover, ni kunyuraho. Yego. Yagombaga kuhaca akabanyuraho, akajya ku banyegiputa akabarimbura, ariko Abisirayeli bafite ari bazima kubera icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso rero Imana yarababwiye ngo muzarye izo nyama, mukoreshe imitsima idasembuye, ariko kandi nimumara kwambuka muzajye muhora mubikora munyibuka. Iyo niyo pasika y'abayahudi. Yego. Kandi iyo pasika y'abayahudi bakomeje kuyigenderaho ndetse bakomeza kwibuka, na n'ubu baracyayibuka. Ikindi ni pasika y'abakristo. Yego. Pasika y'abakristo ni rwa rukundo rw'Imana. Byagaragaye ko abantu benshi iyo bakoraga icyaha mu isezerano rya kera bahitaga bapfa, ndetse bagaterwa amabuye, bakicwa
nuko nguko bakoze icyaha, ntibabone ikintu kibaramira, ntibabone ikintu kibatabara. Hanyuma kubw'urukundo rw'Imana rero yohereza Yesu kugira ngo apfe mu cyimbo cy'abantu benshi, ubundi bagire gute babone Pasika. Nibwo rero Yesu nyine yapfuye, amaze gupfa ntiyaheranwa n'urupfu, arazuka kugira ngo abakristo nabo kiba ari ikimenyetso cy'urukundo ndetse no kubapfira. Niyo Pasika y'Abayahudi ndetse n'abakristo naho bitandukaniye. Hari ikintu gikomeye numvisemo hano. Cya mbere numvise nuko Pasika ishingiye ku rukundo rw'Imana, ariko mu ngero eshatu cyangwa mu busobanuro duhaye mbonye aho Pasika yagiye igaragara, mbonamo ikintu gitangaje yuko ubugingo bucunguzwa ubundi. Yego. Adamu akimara gucumura, ubugingo bwe bwari bugiye mu kaga, kuko yari yarabwiwe ko narya ku giti Imana yamubujije azapfa. Yego. Kugira ngo ubugingo bwe bucungurwe, Imana yatanze inyamaswa, ubugingo bw'iyo nyamaswa bucungura ubwa Adamu. Ubugingo bucungura ubundi. Mu gihe cyo mu Egiputa, mu Misiri, ubwo Abisirayeli bari mu bubata bwa Farawo, kugira ngo bacungurwe hatanzwe ubugingo bw'intama cyangwa ihene. Ubugingo bucungura ubundi cyane. Hanyuma mu gihe cya Yesu, cyangwa se mu gihe noneho iyo twizihiza nk'abakristo, kugira ngo ducungurwe hagombye kumeneka amaraso ya Kristo. Ubugingo bwe bucungura ubwacu. Numvise ari ikintu gikomeye, ni urukundo rw'Imana, ariko kandi kugira ngo ubugingo ducungurwe cyangwa se habeho gucungurwa, habaho ikiguzi gikomeye cyane, ikiguzi cy'amaraso, ikiguzi cy'ubugingo. Ikintu ko ari ikintu gikomeye. Nshatse kwibutsa icyo kintu wenda nkuye mu busobanuro duhaye, ariko ngira ngo mbonereho no kukubaza ikibazo, wenda tugana no ku musozo. Uyu munsi hashize imyaka myinshi uwo munsi wizihizwa. Yego. Ariko uyu mwanya abakristo batwumva, Abayahudi batwumva, iyo bizihiza Pasika, uyu munsi bifite gaciro ki? Ni iki bikwiriye kudusigira? Ni irihe somo byaduha? Ni iki byatumarira? Bimaze iki kuba uyu munsi nyuma y'imyaka myinshi tukizihiza Pasika? Urakoze cyane bwana Ndamukunda. Dukomoje ku bijyanye n'ubugingo buramizwa ubundi cyangwa se bucungurwa habanje kumeneka amaraso. Mu by'ukuri kuba Abayahudi bizihiza iki gihe cyose, bagomeza bizihiza urwo rukundo no gucungurwa, ni ikimenyetso kigaragara ko nyine Imana ibafite ku mutima. Imana bagomba kuyibuka bakayizirikana kuko ni itegeko ryayo. Iyo dusomye rero ku bakristo, iyo usomye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 15 umurongo wa 14, hari ijambo rivuga ngo donc niba Kristo atarazutse, ibyo dukora byose byaba bibaye ubusa, byaba ari imfabusa. Bivuze ngo rero Kristo aramutse yarapfuye, agapfa nk'uko abandi bapfa, agaheranwa n'urupfu, ntazuke, ibyo twaba twigisha byose, ibyo abakristo baba bavuga byose, ibyo abantu baba bavuga byose, byaba ari ubusa mu gucungurwa kwabo. Ariko ikintu gikomeye, Yesu yarapfuye, arangije abifura yo kuzuka, arapfamara iminsi 3, azuka ari muzima, ataheranwe n'urupfu, azuka afite imbaraga, ndetse nyuma yo kuzuka yireka abantu ari muzima, asangira n'abantu nyuma y'urupfu yari yagize. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza rero ubumana bwa Yesu n'imbaraga Yesu yari afite. Kandi nk'uko wari ubibajije, bimaze iki cyangwa se biduha shusho ki, cyangwa se bimariye icyo abantu bagomeza bibuka iyo Pasika? Mu by'ukuri nkatwe abakristo, Pasika idufasha ibintu byinshi. Ikintu cya mbere, idufasha mu kwizera ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Nyuma yo kuzuka
ntabwo gupfa birangiye, nyuma yo gupfa hari ubundi buzima. Icya kabiri bifasha abakristo ni ukwizera nyine ubugingo. Buriya abantu kuba Yesu yarapfuye agapfira abakristo akazuka ni uburyo bw'itangiriro ryo kubona ubugingo. Kubaho rero mu bugingo buzima, kubaho waracungwe na Yesu Kristo, kubaho wizeye Kristo, nibwo buzima kandi nibwo bugingo. Ntekereza ko abadukurikiye baba bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, umuntu wese wizera amaraso ya Yesu, umuntu wese yizera Kristo, nibwo buryo bwonyine bwo kudufasha kuzabaho iteka ndetse no gutsinda mu gihe umuntu yapfuye. Agomba kwizera ko nawe azazuka, kuko inzira Yesu yanyuzemo niyo abantu bagomba gucamo kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Inshuti bakunze Umushinga TV, turi mu minsi myiza, minsi yitwa iya Pasika, aho abantu benshi baba basuhuzanya bifurizanya Pasika nziza, abantu bakabyitegura, abantu bagasabana, abantu bakajya mu nsengero no muri za kiliziya zitandukanye, abantu bakagaragaza ibyishimo. Twifuje rero ko abakunze Umushinga TV basobanukirwa neza impamvu ya biriya bintu n'impamvu uyu munsi bigifite agaciro. Tubonye yuko Pasika imizi yayo ni mu rukundo rw'Imana, aho Imana yakunze ikiremwa muntu kuva kuri Adamu wa mbere kugera kuri twebwe bariho uyu munsi. Twese turi mu rukundo rw'Imana. Urwo rukundo nirwo rwatumye Imana iducungura mu bihe bitandukanye. Nirwo rwatumye icungura Adamu ngo yaramaze gucumura, ikamwambika imaze gutamba igitambo cy'inyamaswa. Urwo rukundo nirwo rwatumye icungura Abisirayeli ubwo bari bari mu buretwa mu Egiputa, bakahakuzwa imbaraga zikomeye kubw'urukundo rw'Imana, ikabakura mu bubata ikabashyikiriza igihugu baje kwigengamo. Urwo rukundo nirwo rwatumye Kristo aza akemera kwitanga agapfa ku bwacu. Uyu munsi rero tukaba twizihiza Pasika tunejejwe nuko twacunguriwe mu rupfu rwa Kristo, tunejejwe n'imbaraga zamuzuye. Uyu munsi tukaba dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho dukomora muri kwa gucungurwa kwacu. Ibi rero twari dushatse ko abadukurikiye babyumva kandi bakongera kumenya agaciro k'uyu munsi wizihizwa haba ku Bayahudi ndetse no ku Bakristo. Inshuti bakunze rero Umushinga TV, twatangiye dusenga, reka n'ubundi twongere turarikire umutumirwa wacu wadufashije gusobanukirwa no kumva neza ibya Pasika, yongera dushyira imbere y'Imana anadusengera kugira ngo ubu busobanuro bwa Pasika, icyo Pasika yibutsa muri iyi minsi ya none, cyongere kuba gishya mu bugingo bwacu kandi kigira aho kidukura naho kitugeza mu rugendo rwacu rugana mu ijuru. Mureke dusenge tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Urakoze cyane Bwana Mukunda. Tugiye gusenga, ariko kandi buri wese udukurikira amenye ko Pasika ari ubuzima. Yego, Pasika ni ubuzima. Ubu turimo turizihiza Pasika, ariko ntabwo turimo tuvuga ko ari umunsi w'ibyishimo wo kurya wo kunywa gusa. Ni umunsi wo kubabarana na Kristo, tukibuka urukundo yadukunze, tukibuka amaraso yamennye. Buriya twavuze ku bisobanuro bya Pasika, ariko buriya ntitwavuze inzira yanyuzemo. Yarababajwe cyane, inzira y'umusaraba, yarakubiswe azira ibyaha byacu. Hanyuma ibyo byaha byacu yazize rero kwari ukubyishyiraho kugira ngo wowe apfe rimwe, ariko abantu bazagira ubugingo buhoraho. Nibwo Yohana yandika ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice 11:25, yaravuze ngo unyizera nubwo yaraba yarapfuye azabaho. Ni muri ubwo buryo rero tuvuga tuti uwizera Yesu Kristo akamwizera muri za mbaraga, muri wa muzuko, muri ya maraso, nubwo yaba yarapfuye azongera agira gute, azongera abeho. Niyo mpamvu rero dusaba inshuti mudukurikiye yuko kubizera Kristo, ko harimo n'abatamwizera, ariko kubizera Kristo mudukurikiye umenye ko ari we inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ko mwizeye nta gihombo kirimo. Ubwo amaraso ya Yesu nawe agira ibyawe akemura. Imana ishimwe cyane. Nimutwemerere dusenga.
turagushimiye Kristo mwiza, tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye amaraso watumeneye kugira ngo tubeho, tugire ubugingo buzima, tugire ubuzima. Niyo mpamvu tugushimiye muri uwo mwanya. Abadukurikiye bose aho bari hose ku isi nabo bagiriye neza kandi ubaha umugisha, ubaha ubugingo, amazina yawe yandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi ubwo uzagaruka kandi ubwo uzahemba nabo bazabona ibihembo by'imirimo bakoze. Icyoro kibi cyawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Murakoze cyane. Yego.